Impano y'umunsi. Abagabo babiri batuye ku musozi umwe bari inshuti, bagatumirana, bagasangira, bagasabana, bagakora ibirori bahuje urugwiro. Mw'iki gihe cyose bamaranye, nta n'umwe ari warigeze agira ibyago cyangwa ibibazo ngo amenye uko mugenzi we yakwitwara mu kibazo cye. Haciyeho igihe babana muri ubwo buryo, umugore w'umwe muri izi nshuti akora impanuka. Nk'uko gukora impanuka, arakomereka ariko kubw'amahirwe ntiyapfa. Bamujyana mu bitaro, bamuvura igihe kirekire, igihe kiragera aroroherwa, bamubwira ko agomba gutaha. Mw'iki gihe cyose yamaze, yari yaravuriwe amafaranga menshi, kandi burya nta n'ubwishingizi bw'indwara uyu muryango wari ufite. Ibitaro biza guhamagara wa mugabo, biramubwira biti igihe cyo gusezerera umugore wawe kirageze, ariko turabona twaramuvuriye amafaranga menshi ntituzi ko wayabona. Ibyiza ashaka amafaranga make, wishyura ubwishingizi bw'indwara, hanyuma bizafasha umugore wawe kuva mu bitaro. Umugabo yarirebye mu bushobozi yari asigaranye, asanga amafaranga afite atabasha kwishyura ubwishingizi, ariyo twakwita mituweli. Aza gutuma kuri ya nshuti ye ya kabiri, ati ibyago twagize burya, umugore wanjye urabona ko amaze igihe kinini mu bitaro, ubu baramuvuye amaze koroherwa, ariko amafaranga bamuvuriye ni menshi sinayabona. Nagiriwe amahirwe ibitaro bimbwira ko mbonye yo kwishyura ubwishingizi bamureka agataha. None naringize ntungurize amafaranga makeya, nongere kuyo mfite, mbashe kwishyura ubwishingizi, basezerera umugore wanjye atahe. Ya nshuti ye yamutumyeho, amafaranga yo ntayo nguhaye nubwo nyafite, ariko icyo nzagufasha muri icyo kibazo, nzagemurira umugore wawe kuzageza ubonye ubushobozi, umugore wawe bakamusezerera agataha. Ndagira nkubaze nshuti yanjye, iyi yari inkunga koko? Iyi nshuti yari ihaye mugenzi we? Wakwifuza ko nawe inshuti yawe yakugenera mu gihe waba uhuye n'ikibazo nk'iki? Impano y'umunsi. Ndagira ngo nkubwire, niba ukururana n'umuntu umwitana inshuti, ariko uwo muntu akaba atagutabara igihe uhuye n'ikibazo, ukomeza kugumana nawe, urimo urata igihe. Ibyiza ni uko wamusezerera akagenda, nawe ukaguma uri wenyine. Bizagufasha kwiremamo icyizere no kwishakamo uburyo n'ubushobozi bwo kuzirwanaho mu gihe wahura n'ikibazo, kuruta uko wakwiringira ko azagutabara nyamara ntacyo azakumarira. Niba nanone kandi nawe hari uwo mukururana wiyita inshuti ye, ariko mu gihe yahura n'ikibazo ukaba utazamutabara, urimo uramutwarira igihe ku busa. Ibyiza mureka agende, bizamutera kwishakamo imbaraga no kwiremamo ubutwari bwamufasha gusohoka mu kibazo igihe yaba ahuye nacyo, kuruta uko yakwiringira ko uzamutabara nyamara ntacyo uzamufasha. Ikindi kandi nanone, wowe umeze neza uyu munsi, kubera ubuzima urimo, inshuti zo ntuzazibura, ariko ntukibeshye ko abo bose wita inshuti zawe uyu munsi kubw'imibereho ufite ari inshuti yawe. Oya, genda bagukunda kubera ko ubafasha gukemura ikibazo, bagukunda kubw'akazi keza wabahaye, bagukunda kuko iyo bacyuje ibirori ubatwerera agatubutse. Muri make, bagukundira ko hari icyo bagukuraho igihe ibi byose utaba ukibifite. Aba bose, abenshi muri bo ntuzababona. Dore rero ikizakubwira inshuti nyakuri. Inshuti nyakuri uzayibwirwa n'iminsi mibi. Urakoze gufata akanya ukumva iyi nama nkugiriye. Niba kandi wumvisha ko hari icyo ikumariye cyangwa ikunguye mu buzima bwawe bwa buri munsi, isangize n'abandi kugira ngo bafashe kwitegura kuzasohoka mu kibazo.